ngewe umugabo njya kwiriza kwera umugabo njya kwiriza kwera umugabo wamwiririza kugira ngo umubone uzamukore sitamwirije wowe unereka umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu twari ibyawe. ubwo Aisha na Irene batandukanaga Aisha aramubwiye ati twari ibyawe. Nyamaze muri ibyo bihe Aisha ntabwo yabyizeraga ko Irene bashobora gutandukana bitewe n'umubano bari bafite. kandi kagasa neza gashiti yanjye niwe turi kuvuga nta wundi badi kuvuga ibyo nakora ibyo umva ariko ukora agasiporo wabyibushye sheri sibyo nabyibushye hehe se. Muri ibi bihe byari mu bihe by'ahambere bafitanye urukundo rukomeye cyane ndetse byari mu matangira ngira ngo murabizi ko urukundo iyo rugitangira nyine abantu baba bakundanye cyane bahuje urugwiro babwirana utugambo turimo imitoma myinshi cyane ndetse burya mu minsi ya mbere y'urukundo buri wese ababona uwo akunda akabona n'umuntu mwiza w'umuziranenge ku isi kurusha abandi bose babaho. Twara mwari iki business zihe twara ibyo bintu byawe senga imana. Muri iki kiganiro Irene na Aisha byagaragaraga ko ikintu gishobora kuba gitumye batabana ari ikintu rwose kijyanye no gusenga, aho Irene yari umukristo naho Aisha ari umuyisilamukazi, aho Irene yagaragazaga ko umukobwa arusenga gusa Aisha nawe kavuga ngo ndasenga, ariko nyine ubwo yasengeraga mu bayisilamu. Senga ngewe umugabo njya kwiriza kwera umugabo njya kwiriza kwera umugabo wamwiririza kugira ngo umubone uzamukore sitamwirije. Nk'uko uri kubibona abantu bahuraga bakabwirana utugambo twiza turimo urukundo basiganira gutwara imodoka bateteshanya nka gutya. Badatwara uyu munsi ndatwara. Urukundo rwabo ntabwo rwaje gukomera ngo rushikame ndetse ngo banabane, ahubwo nyine baje gutandukana ku mpamvu nyinshi zitandukanye zirimo n'iyuko batahuje ku idini. Abahuraga bakabwirana utugambo twiza bateteshanya cyane, ibintu byabo byaje gusa nkaho bijemo rudubi, bisa nkaho bitangiye kubiha kuko byagaragarira muri iki kiganiro. Irene wowe niba utuma nabona umugabo uramugaruye Irene bakwifotorezaho no turifotozanya none se urumva nawe warabishimye no. Ni byinshi byabaye gusa icyatumye dukora iyi video kwari ukugaragaza uburyo aba bantu batandukanye, ariko nyine icyo bapfa n'ikiruta icyo bapfana kuko bombi ni abanyarwanda kandi bafite kubana mu gihugu cy'u Rwanda babanye neza mu mutekano, amahoro ndetse mu izina rimwe rivuga ngo ndi umunyarwanda. Uyu Irene na Aisha bakomeje kubana mu bushuti bwabo birengagiza ibindi kuko abadahuje nyine ntibagomba kubana mu rugo rumwe, ariko ntibivuze ko ubushuti bwabo bugomba kwita bushiriraho. Uyu Irene yashatse undi mudamu ariko mu bukwe yakozemo ikintu gikomeye cyane, yateguriye Imana ikomeye Aisha. Nizere ko ntagusebeje nigeze gusebya nawe ntuzansebye. Ntago nzagusebya tugirana amasezerano nuwo bintu bizanye ndagusezeranye. Uyu Irene yaje gukora ubukwe ku itariki 15 z'ukwa munani 2026, ariko icyo umuntu yashimira Irene ntabwo twigeze tumubona yiteretse imbere ya kamera ahagaze ari gusebya Aisha ku buryo bwa harassment ikabije. Wenda ashobora gucishamo akavuga utuntu tumwe na tumwe batahuje ariko ntabikabye ku buryo yangiza izina ry'undi mwana. Ibi bitandukanye n'abandi bantu benshi batandukanye kuri social media tugenda tubona batandukana, umwe ukatabona yicaye imbere ya kamera akoze episode 400 n'ibice 6 avuga n'akari murore kugira ngo bigaragare ko uwo muntu nyine yari mubi cyane, cyangwa se kugira ngo agaragaze ko uwo muntu wundi ari umuntu utarushobotse. Muri ubukwe bwa Irene n'umudamu we Liliane bagerageje guha respect Aisha, mu gihe nyamaze abandi bo haramutse habonetse umu ex w'umukunzi wawe icyo gihe mutahuza, ariko Liliane na Irene bo barahuje nta kibazo. Aisha rero yasezeranyije Irene ko nawe atazamukoza isoni, azakora ubukwe bwiza bishoboka. Ndabashimiye cyane abo banyanatwe muri video byo bagezaga iyi video. Nitwa Olivier, Imana ibarinde.